Ibihe byiza kuri mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi, turabashimiye ko mubana natwe. Imana ishimwe yuko uyu munsi umeze neza, ariko niba utanameze neza ndagukomeza nkubwire ngo uyu munsi niba bitameze neza humura, ejo bizaba ari byiza. Kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nje ahangaha mu by'ukuri kukugezaho ibaruwa ikomeye cyane, ni ibaruwa iteye agahinda, donc yaje kwandikwa n'umugabo wa nyakwigendera Revocat. Ni ibaruwa iri gukomeza kugenda donc izamura amarangamutima y'abantu bagiye batandukanye. Nyamara njye nkunda kubabwira nkababwira ngo ni ukuri buriya iyo umuntu ari butahe muri we abyiyumvamo, iyo umuntu ari butahe nta gihe asigaje muri we abyiyumvaho. Ibi ngibi nibyo byaje kuza kuba byaba kuri Revocat ubwo yari akiri muzima, donc ubwo nyine yari akiri kumwe n'umutware we. Muri iyi baruwa n'ubundi nibyo bikubiyemo ngiye kuza kuba nakugezaho. Mujye mwemera iyo umuntu ari butahe aba abyiyumvamo, nubwo undi muntu we atabasha kubimenya, ariko donc nyir'ugutaha we aba yumva ikirere cyo gutaha. Mwibaruwa umugabo wa Revocat yaje kuza kuba yakwandika. Nibaruwa igira ati: cyari igihe gitoya ariko cyari igihe kibumbatiye igisobanuro cy'ubuzima bwanjye. Ndumva nangiye kugukumbura, ndumva ndi mu nzozi, ariko uko iminsi yiyongera bitangiye kungora pe. Wajyaga umbwira ngo nige kugaburira bebe, kumbi wari uri kuntoza uko nzitwara. Uwiteka we, ihumure n'ukuri, ihumure uyu muryango. Ariko ni bimwe natangiye mbabwira, nababwiye ngo ni ukuri byanga byakunda iyo umuntu ari butahe abyiyumvamo, kandi n'Imana iramutegura. Mu by'ukuri urumva nk'uno mubyeyi, donc hari ukuntu nyine wubanye n'umutware mu rugo, muganira museka mwishimye, nta makimbirane ahari. Mufasha akifata nyine akaba yakubwira ati rero mugabo mwiza, jya ugira gutya, ugerageze wige kugaburira umwana, ujye umugaburira. Umugabo nyine nawe yagiraga ngo nyine ni ibintu biri aho bisanzwe, ariko kumbe yacaga amarenga, yamuhaga impanuro z'uko azasigara yita kuri uwo mwana, akamumenya, akamugaburira, donc akamukorera buri kimwe cyose. Ijuru ryabonye umugeni. Byanga byakunda tugiye tuzirikana ko imirimo dukorera ahangaha mu isi ariyo n'ubundi igena aho tugomba kuba. Hari ukuntu abantu benshi umuntu ajya agira gutya akitaba Imana, tukumva ngo ni ukuri ngo Imana ikwakire mu bayo, ngo Imana ngo ugire gutya na gutya, ariko ndagira mubwire ngo nubwo tubivuga ntabwo ariko bimeze. Ese utekereza ko niba utarabanye neza n'Imana hano ukiri mu isi, utekereza ko yo izabona imbaraga zo kukuzura ku munsi w'umuzuko w'abapfuye? Ntabwo bishoboka. Iga neza kubana n'abantu bose amahoro ukiri hano mu isi. Wige kubaho ugenda nk'uko Imana igushakaho. Impanuka navuga ko ari impanuka yasigiye isomo abantu benshi hanze y'u Rwanda, nabi impanuka yarabatangaje. Ni impanuka yanditswe mu bitangazamakuru byo hanze y'u Rwanda, kubera ko ino mpanuka mu by'ukuri iteye ubwoba. Abantu bangana kuriya bakaza donc bitaba Imana. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ni ukuri mwene data, nujya ujya ahantu ujye
ubanza wiyeze, ujye ubanza utunganye inzira zawe zose, ujye ubanza nujya kwicara kuri moto, nujya kwicara ku modoka, nujya kwicara hariho hose, nujya gukora urugendo n'amaguru, nujya uva mu rugo, nujya uryama, ujye ubanza usenge wiyeze, wikiranure n'Imana kugira ngo aho yakubonyeho umugayo ikubabarire urupfu nirunaza n'ubundi ugende. Ejo nari ndi kumwe n'umuntu arambwira ngo ariko ngo njye mbabazwa cyane n'uburyo umuntu ahirimbana ashaka ibintu runaka hano mu isi, akiga agasoza akagira gute, akaba umuntu ukomeye, bikagenda gutya byose akabigeraho, donc agasaba n'Imana ikamuha, ariko nyuma y'igihe gito ikaza ikamucyura. Bijya bibaho igihe Imana yakugeneye kiba ari icyo, iherezo ryawe riba rihari, nta n'icyo wakora kugira ngo urihindure. Ariko mu by'ukuri muri rusange nk'Abanyarwanda n'imiryango yabuze ababo bose, turabihanganishije, mukomere cyane, mukomere mu bihe nk'ibi ngibi muri gucamo bitoroshye, ni ibihe bigoye, ni ibihe bishaririye, ariko Uwiteka nyir'ihumure, utanga ihumure, abakomeze kandi abahumurize. Hari abantu bajya baza hano bakambwira nabi ngo ubundi ngo uburondogora ibiki, ngo wagiye ngo ujya kwigisha ngo ijambo ry'Imana ngo ukareka ngo kuzanga ngo ubuje kugira gute. Ariko mwene data, iyaba wabimenyaga ukabiha agaciro. Hari abantu bajya baza muri komanteri bagahita nyine bavuga amagambo atari meza, nyine donc akakwereka ko nyine kuri we ibintu bijyanye no kuba wavuga Imana no kuba wavuga donc imbaraga z'Imana bitamureba habe na gatoya, kumva ko nyine agomba guterera iyo. Nyamara niba wowe ubwawe utagira inyota n'inzara byo gushaka mu maso y'Imana ukiri hano mu isi, warangiza wakwitaba Imana ngo Imana irakwakira utarigeze uyakira.